umbwire uwo uriwe, mu by'ukuri umbwire uwo uriwe, umbwire uwo uriwe we wabonye amaco y'inda ukayavuga uko ari utitaye kubo yokamye n'abayatunze nk'aho ari imari zabo. Ese ubundi ayo maco y'inda ubundi wowe uvuga wayakuye hehe? Ntukatubeshyere wadukana ibyo ngibyo. Maze ubatesha umutwe barazunga, ubatuka ubatekerereza neza uti umugore si umuntu. Ni umuntu mw'abagabo, ejo mutazirukana abagore banyu ngo ni rumaga uboshya ku mugore ubatunga ukabyitoza akivuka, bamwita umwari umwami akamwita umukunzi, disi agakiza umuryango, bagutungishije ntugahinduka umworozi utarigeze ubwoba. None umugore wamuganye iki ko ako kari agaciro ka kera k'ubwa bw'ubwana bw'abakera kuko yari yarirengagije? None wabivuze neza koko ubwo umugore ntabwo ari umuntu? Reba ingemeke y'umunezero itaha iwawe iyo akwiteguye akagutegurira ifunguro, akikurindiye ngo musangire akagutegurira disi, maze yagutera akajisho ukareba mu maso ubwiza bwe nibwo bugusajije, none uri kuvuga ngo umugore si umuntu? Kimiyoro ntiwikina urikinanga. Utuma umugore agutanga kugira mu gituza, ahubwo se reba uko yonsa uwo yibarutse ubutaruhuka, akamukinisha amukiranya akamusetsa ngo amusekere disi, kandi nawe akamusekera atagira amenyo, nawe akongera ati ni wowe mwana wanjye seka, haguruka hembera abarezi, hera abarezi disi. Hehe n'uwo mugore se niyo ataba umuntu kandi abyara umuntu? Ariko ubundi waba urinde ngo umugore si umuntu? Ariko aho uteka utuje utitonze wahata inganzo disi ugatoragura igaju, nayo uzajyana kwa sobu kukwemera kuko wakwesa inkweto, atitaye uko wahebuje abasizi bose wasomeye ivanjiri yanditswe na Rumaga Rumarampaka. Njyewe intore yabihariwe gutsinda mbivuze mbivuye muzi, wahebuje abasizi bose na Niyitegeka Zakayo, umwana wavutse akwemera Nyarumaga ntandera neza, akubera inganzamarumbo nkaba imbuto ya Rumaga. Ngaho se ntoza kuvuga utwatuzo niba dukenerwa mpore mvumvure, kuko wowe uravuga rikijyana ukitse inganzo disi, ibango ryawe rigahinduka izina. Ubwire warankomye ndikanga nyize ngo nkwigane, birankomerera bimbana amazina y'inka kandi ntaba nka Nyamushanje. Ubwire njyewe nabaye indyamirizi nsigara nsiganuza abandi basizi bose bagiye. Erega rwose unyurira imuzi kuko mpubaza uwo uriwe, ukaba utaransubiza ngo nshengerwe n'ubwo bucura bwenge. Mba warigeze utoranya amazina y'inka, iryawe ntabwo wigeze urihindurwa. Mbona ushoboye rwose, ugoronzora inganzo nkumva ndazonzwe, banoza ibango ryo mw'iyo nganzo nkaganza inzovu ubunini bwanjye bukazikanga, nyogeza nti ni wowe Rumaga. Wamaze impaka zari mu nzira, ukomeza umuco warogowe n'ibihe by'amage, ugeraho Ruganzu yaganje impugu zo hanze ati bana b'u Rwanda nimutore umuco, agahugu katagira umuco karacika. Nawe urongera uti uganje ni Nyirarumaga, umuganji we ni Rumaga Junior, mumwumve neza. Maze imvugo yawe y'ikinyarwanda gisabye ngoga uragira uti amarwa yo hakurya y'amangutsa ntagira umusemburo uruta w'abagore. Erega niko Imana yabaremye, niko Imana y'u Rwanda yabaremye rwose, irababumba da. Ubu ntibimakaza ubutwari bwabo, bagira ijambo kugeza iteka, kuko tungana imbere y'Imana n'Imana irabizi. Uzibaza icyatumye Imana itabagaya, bwiremo umugabo n'umugore, nibura irema abagore babiri ku mugabo umwe. Ni uko umugabo yihagije n'umugore arihagije, kuko bose bangana banganya uburenganzira n'umudendezo wabo, nuko babeho ntawe ubangamiwe. Nuko rero Rumaga Rumarampaka waciye impaka bose barabizi, nzakwamamaza no mu matora, uhagararira abasizi bose, isi yose imenye umuco nyarwanda, ugendereye ku nganzo yawe n'umuhungu wawe Intore Rugabansinzi mwene Rumaga, inganzamarumbo y'u Rwanda rw'ejo wazahuye indatwa nzitabara. Unshubije inyuma ndamukobara indagana, ni naho ngereje umuco nyarwanda tuzacika, bona nubwo natabaruka.